bavandimwe tangiye igihe cy'igisibo. Igisibo n'urugendo rw'iminsi 40 iyo Yesu yamaze mu butayu, urugendo tuganisha kuri Pasika, aho twizihiza amayobera akomeye y'Imana yadukoreye kugira ngo idukize. Pasika iduhishurira urukundo rukomeye Imana idukunda, kugeza n'aho yohereje umwana wayo Yesu Kristo mu muruho wa muntu hano ku isi kugira ngo aducungure. Yemerera ububabare bwa muntu kugeza no ku musaraba. Imana itwaragarije rero urukundo ruhebuje dukunda, ariko usanga twebwe kenshi turangazwa n'ibyacu byo muri iyi si, tukibagirwa urukundo n'ineza itugirira, tukayihemukira. Igisibo rero ni igihe cyo kwigarukira, kikaba kigizwe n'ibikorwa bitatu by'ingenzi: gusiba, gusenga n'ibikorwa by'urukundo. Gusenga ni ukugarukira Imana ngo twigomwe igihe cyacu, tugenere Imana umwanya munini kurushaho dusenga, tuzirikana urukundo rw'Imana. Imana niyo itugize, turi mu maboko yayo, ariko usanga bwiya bugacya nta minota mikeya tuyihaye. Igisibo rero ni akanya ko kwibuka Imana dukesha byose, nk'uko umuhanuzi Yoeli Nyagasani yamutumye ati: nimungarukire n'umutima wanyu wose. Nicyo Nyagasani adusaba. Icya kabiri ni ugusiba, nk'uko izina igisibo rivuga. Inda nini bivuga ingeso mbi yo kwikunda no kwireba. Iki ni igishuko gikomeye cya muntu, kamere yamugaruwe n'icyaha cy'inkomoko, bigatuma ahora yireba kandi yikunda. Gusiba kurya rero bivuga kwigomwa ngo dushobore kugenga inda cyangwa se kamere ya muntu, aho kugira ngo inda nini abe ariyo igenga umuntu, imukoresha ashobore kugira ubwigenge. Ubwigenge abantu bakunda gukoresha ijambo, ariko ugasanga umuntu avuga ko yigenga nyamara ari imbata y'icyaha, ari imbata y'ubusizi. Bavuga ati: ni amafaranga yigenga ndayakoresha uko yumva n'uburenganzira bwanjye, kuko ushaka, ariko mu by'ukuri atigenga, ari imbata ye inzoga, ubusizi, ibiyobyabwenge, ari imbata y'urwango, adashobora kubabarira mugenzi we, ari imbata y'ubusambanyi, ahora yikururira ibibazo mu rugo rwe, yisenyera, cyangwa ubuzima bwe ari ingaragu bwabwangiza, kuko ari imbata y'icyaha. Irari ry'ibintu bituma umuntu ahemukira abavandimwe b'Imana. Ibi rero nibyo kuyabaza Nyagasani kugira ngo adufashe kwibohora, kwitsinda, ngo dushobore kugira ubwigenge bwo gukora igikwiye, dusingiza Imana kandi tubanira abavandimwe. Iyo dushoboye gutsinda ukwikunda no kwireba, tugiye noneho dushobora kugira ibikorwa by'urukundo dukorera abavandimwe. Ariko ibyo byose tubikora atari ugushaka gushimwa kuko Ivanjili itubwira, ahubwo tugiriye urukundo rw'Imana, tuzirikana urukundo rukomeye yatugaragarije, kandi ikaba ariyo dukesha byose. Ku buryo rero nutanga ntukabikorere kugira ngo bakubone bagushime,
niba usenga ntukabikore kugira ngo ugaragare agushime cyangwa se no gusiba kwiyumanganya ntihagire n'ubimenya. Igihe musenga ntukagenze nk'ibyaha, kandi nutanga imfashanyo ukuboko kwawe kw'ibumoso ntikumenya icyo ukuboko kw'iburyo utanze. Urukundo Kristo yaduhishuriye rero yemera kudupfira ku musaraba, kuko nta rukundo ruruta umuntu wemera guha amagara ye agereye uwo akunda. Urukundo rwa Kristo ni amaraso y'agaciro gakomeye tutagomba gupfusha ubusa. Ibyo Pawulo mutagatifu atubwira ati rero duhagarariye Kristo ku buryo Imana ubwayo ariyo ibahamagara ari tubikoresheje iti ngaho turabinginze mu izina rya Kristo nimwemere mwiyunge n'Imana, kandi turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bw'Imana n'urukundo